mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndaza. Cameraman. Barjanye sitisika. Karibu ni muze. Babazi. Ntabwo gupfukama umwana mu ngiye gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yewe, we. Yes, rero gusuza kandi zira kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasaza uburengezo amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheke tu sinza kuvuga byinshi kuri no munsi kuko no munsi ari cyo bijyanye ngo warasenze uburiki cyangwa wareretswe nibahanurirwa ikintu cya mbere n'amakuru dusora atandukanye mu cyo gitandukanye mu Kigali n'ubuzima 50 yindi cyana mu kanya nayo uraza kwimba neza fresh sana magaze nifunze guhera hasi hejuru. Mfite ikarito mu ntoki, mfite igikapu mu ntoki. Iyi karito rero abadukurikiye. Twabonye umugabo utanga ubutunzi. Umugabo watanze ubutunzi nagiye mwumva ngaha abantu ubutunzi, ngabana akaba ubutunzi ari nabo babuhaye mireba ariko sinamubonye. Nabonye umugabo n'umugore baho ubutunzi turi hano mu kabari. Abatwa turi kumwe ibyo bariye ibyo banywereye hafi 100 ngahe. Yarabyishyuye yafashe inote imwe yonyine ya 5 ayishyira mu ijag amenamo inzoga yavayemo amafaranga yose twanywereye. Ahangaha turiwe abantu mwese mwagiye mumumbaza abantu mwese mwagiye mu bivugo byinshi byetandukanye uno munsi yambwa ati 9:30 ubu hageze ntago ari gitumo twahanye gahunda 9 zisigaza iminota 9 n'igice zisigaza iminota 5. Okay mugenzi wanjye turi kumwe hano akira bamwita bucyaca mu gace nkuko mubizi ninjibigi batandukanye kiro meza fresh iyi karito do rimwe ubusa ese ikarito rimwe muhamuroki buretse gatoya kiyipangu cyo kwa muganga bantumye ikarito iyo karito yogiye kwivuza cyangwa ni kirose umva ko twigenje ngo gukira ni rimwe bantumye ikarito buretse bana mascope bana mu rwembe gahore hari n'amavuta bantumye yopfumuguza rengi kiro none serega mana imana yavango ni mu buru bwenge nzabavanaho amaboko ivya rero reka kuvuga ibintu byinshi ubu nanjye umva se wonyihamagariye nanjye kugwa gitumo ibigiye ku munega mugire ngo ngarame karita ngo yoze amafaranga se ndashaka kureba ibintu karita uza amafaranga gutwara twiya turega twigirisha ni bice mu gace nkuko bisanzwe n'ikibazo sawa sho na introduction umunsi ndi bukore yaka yayikoze je navuze byinshi yetandukanye je nahawe gahunda na muganga mu minota ku isaha 9:30 hasigaye iminota mike rone urupangu rwe kamera wabonye urupangu rwe basi ntabwo aziba mu mukire ntabwo aziba mu mbwa nayica ntabwo wahura mimbwa mbwa nayica cyangera ubwo baje kwirukanganye unuza mu ruhengero rirukanga ngo yapfuye wallahi none nagiye kora mu kirose ako amutipe w'ibyihene amateka yamubayeho ntabwo ashinje kwiba bana yanjye cyavuze no mukire abadukurikiye muduhe commentaire subscribe like share and comment ubu ngende bari amafaranga uzema ese ugiye ugiye muri banki ariko cyo ibintu kubaza ugiye muri banki ako ikintu nemeye nubwo ngenda mwemera neza yahaye umugore n'umugabo amafaranga yuzuye se ubundi si ya undi mukugira ibitangaza none bivuze ngo ceke cyunda kizese ya muri gitumo buretse katufasha babarira 5 ari nose yanumye ibihumbi 9 yanumye n'ibihumbi 9 kiro buretse yanumye n'ibihumbi 9 ibi ni ibintu urimo kubona no bigutunguye yanumye ibihumbi yanumye ibihumbi 9 ariko 10 nta mupfumu ngiye ngaye mvase nta mupfumu waba muzi meze gutyo tuvugisha uko tubaza kwa mu bafite imbaraga zabo ariko hari abantu Imana yahaye imbaraga zabo kuri isi iminota igiye kugira n'uragera yambye ati ni harenga n'umunota umwe
ndagapfusha rukara hose turabonanye ikibazo ni ibirahure gusa bazare kutubona umva se siya tunamarida uno munsi nta bintu byinshi mwana uruje ndaburi gushaka kwiruka yemwe Karibu. muraho ayi tuko yamba naje muga Muraho neza. rakomeye ni mugenzi wanjye muraho amwita bucece mu gace nani kamera mawe nago wamusore nzugenze kubona niruka ca niruka muga isaha wamezi rageze ndahageze ganga ko ndi bambaye nk'abamaserera nahageze ariko Karibu. anegerere muganga ta kiro reka nkubwize ukuri muga gahunda twahanye mwegere se Nta kibazo cy'abashaka. na mugenzi wanjye we karetanye nayo Karibu. kimeze neza ganga rwose Karibu. we none se isaha wampaye mageze neza Ni wowe twavuganaga. ngese akamara ajya n'ubwa mbere nkubonye najyaga numva amajwi yawe nkabona ibyo ukora nkamuri iki ariko ikintu ndimo nibaza barangiye na mugenzi wanjye arabizi nemera nabo yambwiye ngo azamu ubutunzi gusaba ibirayi ahangaha cyangwa ibitoki yafashe umugore n'umugabo baha ubutunzi barakira hano umukire hano hajyamo umuceri nk'ibiro bingahe nk'ibiro 10 gahunda aba bantu fanta yo kunywa. ngo Yabazanire fanta yo kunywa. ukamenya hano kugira umuntu gituma bakangurira Bismillahirrahmanirrahim inde Bismillahirrahmanirrahim Kuzanira abantu fanta yo kunywa. Sana hano kandi. semuga ntagasembuye mugira ajye ko ntabwo ngiye ngo agasembe bashyire kuno ugende burya ndashona mbere cyaka ntagasembuye mugira ntagasembuye mugira narifite kumuga ariko ibintu ni cyakoze mugajya koma ngo batangiye kareta ngarayoza amafaranga arakobe hose urima semuga guteretse mwene hano umva se Ahangaha ni ku meza y'ababyeyi. ngiye ngo urama ubutunzi Twavuganye kuri cyambere ngiki tukihuse. yenda shaka amafaranga ariko burya niyo nshaka muga inzoga umutwinyweye naba inzoga twinyweye nta turaho yankoraho nabwiye abantu byankukiramo ahangaha naho nubakiye ababyeyi igicumbi hano iwanjye ku nzoga y'abakuru noneho ntibamita mbona rero nabaha karibu. hari n'ahandi turi kujya Nabaha karibu tugakomeza ku gicumbi. bitangira neretse abantu badukurikiye tuza kumenya ibyaha bamenye urwenya no mu mafaranga 9,000 ariko hari inote y'igihumbi yindi Aha ni mu ruganiriro. Reka nkujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. nanjye ndahasa cameraman icupa ryanjye sitisiga Karibu ni muze. ntabwo ndisiga cameraman kwanta yawe naho yizana Karibu ni muze. cameraman gerane nanjye tugira tunanirwa Igicumbi cy'ababyeyi. ni umukire pe ni umukire ariko ni umukire Karibu icara. ese we Icara aho ngaho, icara kuri iyo siya ntebe. dore intebe igiye kwicara siya Icara kuri iyo ntebe. kareka ntago nyicara Icara kuri iyo ntebe. Ntabwo nicara. Icara kuri iyo ntebe. Ababyeyi. yavuze ko nakwicara hasi kugira nyicare kubera imana ndayicara kasi uriyahura nicaye ku ruhu uriyahura nicaye ku ruhu arafatanya bangiye gukira muga ndakora twinikaga cameraman gendane nanjye Akira vugana n'ababyeyi. kiroso twakoze byinshi kubera imana bajya ngo abantu gituma bajya gupfumuza nawe ihembe sha Babyeyi muraho neza babyeyi. Nguyu umwana wanyu mwemereye ubutunzi ageze aha ku gicumbi, ni mu mwakire muvugane nawe. musuhuze se siya urapfuye ko yigeze waki cyapatse uraho ndacaye Ntugire ubwoba nta kidasanzwe. ngo nguki nabatembere
ushaka kutugora kwa so Yabona. Nahageze mwanyemera ubutunzi. bwanyu reka nyitereka Nje kuri baranyishimira. Nahageze. Murakoze babyeyi kumwakira, reka nongere na ntabwo imbaraga n'ububasha bwanyu babyeyi. bakinze tubaca he nzanye Cyambere ni amafaranga. Kirose ufata amajwi hirya mani. Ku muhungu ngenda Babyeyi muraho neza. Yego gutungana n'ukwanyu babyeyi. Yego umwana wanyu mwemereye kagomba kuza akabasura agatahana ifunguro agahabwa ubutunzi. Yaje ariko ntago yigeze atubwira ko azazana n'abanyamakuru, sinzi ishusho mwabifashemo niba muramubabarira. mpamagara muri ibi bintu Wazanye abanyamakuru mwana wawe. Uwo ni inshuti yanjye. Ngewe nashatse isi yose ibibone nimba koko ibyo mugiye kunkorera ari byo. Ndashaka ubutunzi. ubutunzi Ngo yabitewe nuko ngashaka Amafaranga ubutunzi kandi akaba ashaka ko isi yose Ashaka amafaranga. ibibona. hari umukomzi utabimbwiye Mama na fanta Yego, igikoresho twamutumye aragifite babyeyi. Icyo gikoresho gitereka aho ngaho gipfundikire neza, ndakubwira ibyo ababyeyi bambwira. Bismillah. Yego bose koce twagutumye iri hehe mwana wacu? Na abiza. Amafaranga. Mwese muri bank. Twagutumye ziri hehe? Muri bank. ese uje gupfuma Inote twagutumye ziri hehe? Inote twagutumye zo amafaranga yo kuza. Mwana mu 900. Babyeyi Aranga ngo batonze. Izo noti 9 Murakorera se inoti 9. Ibihumbi 9. yazanye n'abandi bantu. N'urwembe. Yuzuza icumi. N'amavuta. Ngo shyiraho ikindi gihumbi kuko wazanye n'abandi bantu nayo amavuta yarazake azisige. Shyiraho ikindi gihumbi n'urwembe birambike hasi nkomeze nkubwira umuhango. Kubera Nkuko ababyeyi babitegeka. ifunguro. Babyeyi yarangije. Ifunguro neza. sura sibi kabyara Fata kuri ayo mavuta yarazake usige muri icyo gikoresho. Kirose. Kumuyobora ababyeyi. Okay. nzoga yabasinye Singaye. Yego siga. Sige mu ya. Asigaye yapfundikiriye atereke hasi. Tereramo izo note zombi ujye uzibara. Imwe uyibara uvuga ati babyeyi. Tambikize wema. Imwe. Igihumbi. Bitatu tajyana n'amaguru. 8,000. Iyo wongeyeho ngibi ni 10,000. Ngo wabyishe subiramo ngo wabaze umubare gutabaho nano. Uratera muvuga ngo iyi ni y'igihumbi. Iyi ni y'igihumbi. Yego mwana wacu. Iyi ni ya 2. Yego. Iyi ni ya 2. Yego. Iyi ni imfura ya Beneri y'u Rwanda ya 5. Yego. Yamaze kuyatereramo ababyeyi arakurikizaho iki? Cameraman. Bino muri Kuvugana n'abakurambere bampa imbaraga zo gukora ibidasanzwe. Yego. Vuga ngo gutungana n'ukwanyu babyeyi. Ugutungana n'ukwanyu babyeyi. Nazanye 10,000 byanjye. Igikoresho cyuzura amafaranga. Vuga ngo iki gikoresho cyuzura ubutunzi. Na telefone yanjye ndashaka kuyifatisha. Oya nta telefone urashyiramo. Iki gikoresho cyuzura amafaranga. Amafaranga yanjye ngiye guhabwa ubutunzi. Funga. Funga. Babirafunze. Twakoze byinshi, twagiye imisozi. Twagiye mu cyo Hano wacu babyeyi muratwumva neza babyeyi. Funga neza ku buryo fuka neza. Na scotch cyangwa Sikocha.
Kiroso abadukurikiye yego babyeyi ibi byose kwisi yose dupfe cyangwa kujya gusoma kuri icupa ntabwo atufata kugira ngo ufate amashusho neza. yego babyeyi upfara na yawe dupfara urazigeneye kumwe inzoga yeba fumugenye funga neza umuramizo w'umwuka ubukene barashize se ibintu byo gupfumaguza yese bungeye muri eliminate tewe ndemera ngo muganga wigira impungenge mwana wacu ese skotsi mugezi imbaraga mu hano tugufa baratse gato baratse ngo ngiye gukira izi imbaraga zidasanzwe z'umurengera wabana banje ku ishuri nzamara amafaranga kubishyura ishuri biga muri prive uje gukura amafaranga kubera imana nyine zikora nzi kuri mushyiramo umuceri nk'ibiri 10 watangiye kugira ubwoba mwana wacu mo ndabica nabi ndimo ndasusura mu ntoki ugamumva bana mva hana amahoro ari kugiye twakugira ngo tubikore utaje ahangaha cyakoze umuganga n'umukire kube ibi byose ni inzara nta bushobozi bwo gutanga ubutunzi mfite ahubwo imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi nizo ziduha kuba buri wese ko yemerewe ababyeyi ngo umwana wanyu arumva yakongera akavugana namwe ese ubu ngubu mugiye kuva hano nakize ubundi uravugira he ndashaka inote nkatira tubanze dufunge neza igikoresho subira inyuma dufata amashusho yose ibintu ndabe byari byo uramamagara umbaza iki ambaza iki ahantu wanzanyemo ndimo ndabona impu ngagiye gupfundika mbona nanjye bikukundiye nawe ibihumbi 10 mu hano zigarura segarura yemaze amezi 2 bambwira ngo uzatuguha ubutunzi naratiye nabwiye famille yanjye ngiye kuzana amafaranga ndavanga mpitanye muri banki ariko cyo aha nta mafaranga yajyamo tubanze dufunge igikoresho mana nya gusaraguka imbere y'ababyeyi ntabwo ibihano baramurutije inkuba ngo nongera mugira nzoga ntabwo ari abakuru ntabwo bari nta kibazo kameramani nawe ni camani arayigotomeye wongera kugura ntabwo ibihano n'ababyeyi iyi karito n'utama amafaranga kuyigira umura nta cyangwa hano ku gikoresho cy'ababyeyi ngaho nibere cece mu gace kuri sawa Siaka TV 500 Kigali News minita no ku mbuga zanjye zose Twitter TikTok ko bana bacu umundi nkoranyambaga gushyiraho ibintu mu mwabo twega twereka abadukurikiye two kujya tugaragaza ibintu by'ibinyoma wowe nimburi n'igihuhano bitangaza ndashaka inoti bari igihuha tubirabyereka abantu Joano kameramani ahagarare neza kameramani agira amakuru agucika namusomeje kuri ranzo rw'abamaye n'ingira icyomba tujyana ntacyo urabona ntabwo usomeye n'ingira icyomba tujyana bavura abana babo ndene nyimana n'inzara gusa ikindi nkurikizaho numva nkakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyawe arasenze uburiki tu umunyarwanda igikoresho yazanye yari yaragikoreshejeho kiri kujya kitugora murabibona tugamije kugira ngo tugere aho kitakiriho imivumo kuki wazanye igikoresho mwakoreshejeho mwana wacu na umuturanyi wakimpaye warafite cyenkayije umukurambere ni umugore cyane umukecuru uyu nguyu ni umusaza nyamuzindukira akazaza ejo umusaza w'imyaka 121 atuye hehe atuye ku isi ya gatandatu isi ya gatandatu munsi y'ikirunga mu mba cyitwa Nyamuragira aracyabaho cyane kuzimu ni kuzimu mubona habaho amadayimoni cyane kuzimu aragenda akayazana buriya nta n'idayimoni izongera haseke ndimo ndibaza hari umuntu wamenya ubutunzi sibyo hari n'abantu baba bashaka ubutunzi mu bihugu bigiye bitandukanye
bo yakoresha izihe mbaraga ngo nabaho ubutunzi ariko ibyo nabimubaza mbonye amafaranga amuhanukira abari mu birere bya kure abari mu bihugu bya kure uko twebwe abantu badukurikirana kuko nawe nakwingingiye kugira ngo ibyo uhabwa bihabwe utiribuza hano akantu wakoze n'isaha kuzana kugira tuzane kamera bose babireba uzana kamera bose babireba ibintu byo muri bucece mu gace bijya hanze kero nanjye uno munsi ndagutunguye ariko se umuntu wambaye kino kintu nta kuntu wabicanga ngo urasuka isi yakare kubusambanyi gagabanya ubusambanyi navugane n'ababyeyi dore igikorwa cyo gufunga igikoresho kirarangiye yese nasambana uvugana n'ababyeyi mwana wawe babyeyi ntegereje umutungo wa Karuna ndabumva neza nubwo muvugira kure kuri mu ndabumva kameramani byose bikurikirane tunga hano babyeyi gutungana n'ukwanyu yamaze gupfundikira umwana wanyu izina rya data wantumye wowe kirasubirebe byose mu izina rya data wantumye birebe n'abadukurikiye karatunga agatunganirwa akakira ubutunzi aricyo cyamugenjeje ahangaha ababyeyi muratwumva neza yego babyeyi isengesho ndarirangije gupfundikira igikorwa cyose twakirangije namufasha agapfundura akakira ubutunzi bwe kirasufata amajwi yego babyeyi reka mufashe apfundure kongo ki zana cya gikoresho mfungure yego zana cya gikoresho urwembe yego biza bijyamo se reka nipfundure cyane uburenganzira ko bamaze kukoze turahanga cyangwa se peteke kanwa nebeho habyiye ibihumbi 10 yashyize muri byo bikiri ndabyemera ko mboye ikarito yanasabye n'igikapu ngo nzajyana mudore ngiki igikapu ze nk'ikiriya se wageze ku gifumbu ugomba gutahana ubutunzi ntukureho kamera urimo abadukurikiye ndakize nawe igihura kizikijwe n'icyo amafaranga wagizemo ukora yawe ndakize kameramani amafaranga muri kino gihe kameramani ugenere nanjye nitwijya tunegoshe ko twigirishije Kigali nuzuye ni 5 sawa show umutima wabyeyi bari kubona yuko ngo wagize kwizera gukeya wanashidikanyije saba imbabazi ngo pfukamusabe imbabazi ntabwo gupfukama umwana n'umuntu ugiye gupfukamira mumbabarire kuba nagize impungenge nkeye babyeyi muratwumva neza murakoze uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe babyeyi gutungana n'ukwanyu ngaho upfundura umutungo wawe yewe mama yiwe yesu we kuki siya nanjye nkoremo ntabwo uwo mutungo ari uwawe ntabwo ari uwanjye siya yesu we alhamdulillah babyeyi gutungana n'ukwanyu ndakize n'ukwanyu kameramani gushyira mu mutungo wawe wakire n'abandi fata mikoro zanyu tangazamakuru risezeye upanga umutungo wawe tangazamakuru afata n'amezi risezeye tangazamakuru risezeye yesu we tangazamakuru risezeye baretse kiroso baretse yesu we 500 bibiri yesu we 5 500 igihumbi amafaranga muhambiriye tureba ababyeyi bari kumaza ngo kubazanya agakoresho gatoya komeza bari umutungo n'ibindi n'ibihumbi 500 kiroso ibi n'ibihumbi 3 kumva neza nkunze tureba ntabwo nabasha kuzimu ushyizemo amafaranga nkabande barenga miliyoni tangazamakuru Será esse legal?
cyane mutaye kunenga mukunzi wanjye cyakiramo mwana nkunda cyakire gutungana no kwandi murakoze Imana waho umugisha mugarange umunyamakuru bagendanye ashaka kubavugisha ababyeyi. Mumbaritse yewe ubu nanjye nta kintu mwampara none babyeyi ubu ko mumuhaye amafaranga ahezemo 10,000 mbona abonye miliyoni irenga ubu nize mbaga mukoresha kugira ngo amafaranga ahite angana gutya kandi ko tutakwiye kamera sigara mu kibuga kandi none se iyi mpano muyiha abantu bameze gute cyangwa bari hehe cyangwa bageze hano n'uri hanze uwo ari we wese ahabwa ubutunzi nariya nayawe yo mu gitereko. Yesu we ndetse nk'umuntu uri hanze wenda ashaka ko mwamuha nawe maso yacu yabonye byinshi imitima yego umuntu wese ahantu yaba ari ahabwa ubutunzi mukuri kose kuko izi ni imbaraga z'umwuka, ni imbaraga z'umurengera, ni imbaraga ziva ku bakurambere. Amafaranga yo kwisasira, kwiyorosa, upfa kugenda ukagira neza ntugire nabi, ugakora imirimo y'urukundo kuko abariho bategereje kuzapfa ariko abapfuye ntacyo bazuretse gutegereza kuzazuka. Nabari mu muhanga aho waba uri hose wakira ubutunzi, nabari mu muhanga aho waba uri hose wakira ubutunzi. Yego mukoresha kugira ngo abagireho bari hanze imbaraga z'abakurambere nizo zibikora. No mu madolari wakira mu madolari igihugu urimo nicyo uvuga ngo nshaka ubutunzi mu bwoko runaka bw'amafaranga aho uri hose bikorerwa mu kirere nko kubona biro de change zibaho. Abakurambere no bafite imbaraga zo gushanja aya ngaya ntago twe dukora amafaranga. Iyo tuganye tugasanga ufite impano yo gutunga no gutunganirwa tugufata ukuboko tukagushyira ababyeyi nk'uko magarariye ababyeyi ku isi, narangiza ugahabwa ubutunzi bigendeye ku bushobozi bwe washobora gukoresha. Murakoze ndumva twareka tugasezera. Arambwiye ngo utanga n'akazi kubutagira. Yego n'urubyaro kuba rubuze kuko ntago ari ibigusa n'indwara turazivura. Barambwiye ngo abantu banyezwe ngo imitungo yabo ngo mukazi bigene neza ngo bahashirukana n'abakodesha amazu bakamburwa upfa kuba utari kubeshya kuko yubeshye mpita mbireba. Ababuze urubyaro iyo ubeshye mpita mbireba nabo turabafasha tukabanza kumenya niba atari ubugumba ari igeno. Hari ubugumba bw'igeno Imana iba yarabagenye ariko bagomba kubaho, ariko hari amarozi, amashitani, indwara z'ibitegano, uburozi bw'ibiryano, abantu bamburwa, abantu bibwa. Ibyo byose nahangaha mwabonye aha ni ku Gicumbi, buriya mwasanze ku Gicumbi mu rugo. Nimwongera kunsura nzabajyana noneho ku Gicumbi cy'abakurambere mubona nimbone nkubonaho muzajya mureba na basogokuru banyu mwabana mwe bapfuye. Uyu mwuga wawe utangiye ryari umazemo igihe kingana gute? Uyu mwuga rero ngewe nkuko biri ndumurarwa ngoma mwumazemo imyaka 20, ubu mfite 38 nkukora, ariko muri 18 sogokuru yandaze ingoma ntangira umurimo wanjye. Kuko ngewe ubwanjye ndi burebure imbaraga zibikora neza abakurambere. Murakoze cyane. Arabufite bagukorera